igitabo cya Zaburi ijana na gatatu umurongo wa mbere, ijana na gatatu umurongo wa mbere. Bisaba byiza niyo ufite Bibiliya ijambo ry'Imana yo gusomera. Aravuze ngo umutima waje himbaza Uwiteka, mwabirimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Umutima waje himbaza Uwiteka, ntimwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ntimubabarire ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo utaja muri rwagubu. Amen. Sawa rero turashima Imana yo mu ijuru kuba tuzutseho, ni ikintu gikomeye cyane. Bwana asifiwe. Kurindwa n'Imana iminsi 7 igashira, icyumweru ni amasaha menshi, kuko umunsi umugizwe n'amasaha 24, hafi amasaha 168. Bwana asifiwe. Turasomye tudusobanura cyane, havuze ngo umutima wanjye uhimbaza Uwiteka, mwabirimo byose muhimbaza izina rye. Umutima w'umuntu urakomeye cyane. Imigani yazavuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose uko bingana, kuko ngo ari iby'ubugingo bikomoka. Bwana asifiwe. Bimwe by'ubugingo bikomoka umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ntuzabona Imana, niyo mpamvu dukwiriye kugira imitima cyane. Rero reka twiyegerezanye kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda bakoze abavuye kuririmba, birinze neza cyane. Imana y'ijuru umugisha no gutuza ugatekereza, ni igikorwa gikomeye mu nzu y'Imana, kubera kuko Satani ntabwo atazaterera abantu, uzumutsindira mu rugo akagushorera yakugeza hano, nanone agakomeza uburiganya. Niyo mpamvu rero aho turi hose dusabwa gukomeza kuba maso. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu narivuze ngo no kwicara hano mu rusengero gusa ukabona batuje, telefone utayitaze, abandi baturuka ku ruhande utabavugishije, ugatekereza ku Mana, ukabanza ukarekana n'ibindi bintu byose, wowe watsinze ibintu byinshi cyane, kandi aho ngaho ufite amahirwe yo kugira icyo utahana. Bwana asifiwe. Rero turiyegereza itorero ryose ubumwe, turahera ku bayobozi bacu, Reverend n'abapasitori bacu, turavuze ngo mwegere Imana yo mu ijuru umugisha. Bwana asifiwe. Twegere Imana yo mu ijuru umugisha, mu by'ukuri turabishimiye. Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro. Turiyegereza abakristo bose muri rusange kugira ngo yiyumve yashitse neza cyane. 1, 2, 3. Imana ibamugisha. Bwana asifiwe. Amen. Shimye Imana cyane twemereye kuba hano uyu munsi. Uko Reverend yabivuze
byagiye bisubikwa cyane cyane bitewe n'impamvu zagiye zibaho, harimo n'impamvu ya corona, bigenda bikomeza gusubikwa. Ariko igihe cyari iki, umunsi wari uyu, niyo mpamvu muze ngo Imana ishimwe. Niyo yabikoze, niyo yabishatse, niyo yabitwemereye, niyo ibiduhaye, niyo ibitugabiye. Amen. Nshimiye ikaze ryanyu ko muduhaye ikaze mu nzu y'Imana. Bashumba, ibyo kaze turabyakiriye kandi turabashimiye cyane. Imana dusenga ibaho. Kuko Rebera yabivuze, turaziranye kuva kera, imyaka nabaze tangashize imyaka nka 33. Murumva ko ari kera. Ni kera twarabaye iwacu, twari dutuye yiga, ariko buriya no kumubona amaze kugira uruhara, buriya no gukunda mu ruta cyane mu myaka. Ariko uko yabivuze n'umuvandimwe, iyo minsi twabanye neza, twari inshuti n'ubukurizo. Natekereza kuba cyagiye Rebera, hagati aha hanyuze ibintu byinshi, hanyuze byinshi mw'abantu mwe. Iwe yari umupagani inshuti, hagati aha hanyuze byinshi, ariko byose ntabibaho Imana itabizi, kandi bibaho bimwe biratubabaza, ibindi bikatunezeza. Ariko no muri icyo gihe cyo kubabara, kuko twamenye Imana tukayizera, Imana igira ukuntu ije dukomeza. Amen. Igira ukuntu ije bitenze, kuko Bwana asifiwe. Imana ije kumfasha ngira ibyishimo byinshi mu nzu y'Imana. Imana ifashe ushobore gukipinga amarangamutima yanjye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Pawulo yandikiye Abaroma, impamvu ngiye kuvuga ijambo, hari ijambo mwavuze kandi koko niko bimeze kuri none. Uko twe turateranye, ariko hari abandi badateranye, yewe nubwo boterana imitima ntiri mu nda, nta mahoro bafite, nta mutekano bafite. Barapfa buri munsi bene wacu. Ubwoko bwacu mbese ni nkaho turi mu bihe bitatworoheye. Ariko Pawulo yandikira Abaroma, aravuga ngo ese ni iki cyane, ninde wadutandukanya urukundo rwa Kristo? Urukundo rwa Kristo rufite imbaraga. Haleluya. Urukundo rw'Imana rufite imbaraga ziruta iz'urupfu, kuko tutarize twari dupfuye. Twari dupfuye, ariko urukundo rw'Imana ruratuzura tubaho. Amen. Urukundo rw'Imana rutuma tubaho. Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye tuduze ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ariko urukundo rw'Imana rutuma tubaho. Niyo mpamvu ngo urukundo rwa Kristo rufite imbaraga kuruta urupfu. Niyo mpamvu ngo twese nipore tugabene wacu badusiga buri munsi kubera ibibazo biri hariya hantu. Pawulo rero yandikira Abaroma ngo niki cyadutandukanya, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Avuga ibintu byinshi, avugamo ngo se ni amakuba, ngo se ni ibyago biriya turimo, ngo se ni amakuba, ngo se ni ibyago, ngo se ni ukwambara ubusa, ese ni ukurenganywa. Aravuga ngo oya, ibyo ntibyadutandukanya n'urukundo Imana yadukunda. Haleluya. Ibyo ntibyadutandukanya n'urwo rukundo rwa Kristo.
aravuga ngo kuko namenye neza ngo yuko tatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Amen. Aravuga ngo naho rwaba urupfu. Mwumvise? Nimwumva ko urupfu rutandukanye n'urukundo rw'Imana. Aravuga ngo naratahuwe menya neza ngo naho rwaba urupfu, naho rwaba ubugingo, naho byaba ibiriho cyangwa ibizaza. Aravuga ngo kuko natahuye menya neza yuko umuntu ushishwaho kunesha umuntu wangu. Haleluya. Nashimye Imana. Hari amashusho nabonye hano, hari bene data nagenzi gusa konje hano, ariko hari bene data tuziranye, hari ishusho nzi hano. Pasiteri hariya dukunda kubana mu Kayore kabiri. Charles twaraturanye mu kindi gihugu twabanje mu mbere yuko tuza muri iki. Abo ndabasi. Bwana sifiwe. Amen. Nabo ntazi. Ijambo ry'Imana ariko ribivuga. Ijambo ry'Imana yavuga ngo twese turabavandimwe muri Kristo Yesu. Amen. Kandi nicyo gitumye mbahana. Sinano gusura revera mu buryo busanzwe kuko twabanye twaturanye hoya. Haleluya. Amen. Twese turabana n'Imana. Twese turabavandimwe muri Kristo. Kandi uko niko kuri. Maze rero byanejeje kuba hano. Maze kuko Imana ibitwemereye, ndagira ngo bisabe umwanya tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, tubane nyine. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana ku bapagani rijari babwiriza kugira ngo bakizwe, kugira ngo bamenye Imana, kugira ngo bavuke mu muryango w'abana b'Imana. Ariko ijambo ry'Imana kubakijijwe. Bwana sifiwe. Hari umwanzuro wose aravuga ngo se uye muteranye bize imbere. Iyo muhuriye mu materaniro nkaya mubije bigenda bite? Mufite indirimbo zaririmba, senga gasenga, hanura gahanura. Buriya abakristo amateraniro yacu duhurira hamwe kugira ngo dusangire Imana yagihereza buri wese. Hanyuma nituzihuriza hamwe Imana ihabwa icyubahiro. Bituma twebwe abakristo dufashwa, kandi bigatuma twebwe abakristo twunguka, ntabwo duhombera mu materaniro. Haleluya. Hari abantu bamwe bajya bahombera mu materaniro. Ni umupagani waje mu materaniro, imbaraga z'Imana zamugeraho. Haleluya. Urukundo rw'Imana, Imana yarumwereka, agahomba ibyo yahoraga abamo byose, agahomba. Kandi ko guhomba ni nuko agakira. Imana nashyuwe. Uko ni uguhomba kwiza, kandi ni uguhomba gufite umugisha imbere y'Imana. Kuko ubuhombye ibyaha, ubuhombye imirimo mibi, maze Imana ikakuzana ikakugarura ikagutereka heza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Maze rero nari muze ngo tubane kuko tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, kandi Imana idufashe. Nari mutekereza natangiye kubitekereza mu ijoro ndavuga ngo Mana uje kunzajya rongaye, kunzajya mu ivuga butumwa. Mana we. Oh, haleluya. Amen. Paulo haraho yanditse aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Umva impamvu budakoze isoni ubutumwa bwiza. Si amagambo y'abantu, si imbaraga z'abantu, ahubwo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Mana konja ronga yejo icyamba ngo nihagira umupagani umwe duhurira mu materaniro akizwa, kuko nicyo cyambere
Yesu yaravuze ngo data we uko wantumye mu isi kayizamo naje niko nabatumye. Haleluya. Barasifiwe. Uko wantumye data naje niko natumye abangaba banyizeye. Ndababwira ngo nibagende. Ndavuga ngo tugiriwe amahirwe muri aya materaniro hakagira umuntu yagaragara mutarakizwa agakizwa. Ariko manisho ako byaba ari byiza ye. Ariko byaba ari byiza mana. Ariko byaba ari byiza iyo ubutumwa buvuga abantu bagakizwa. Ndongera natekereza muri iki ndavuga ngo mana unyemerere mu materaniro ndabizi ko abantu barimo muri iyi si ijambo ry'Imana rivuga neza ngo turi ku rugamba turi ku ntambara kandi izo ntambara kenshi nimwe na rimwe iyo duhuye nazo zishaka kudusubiza inyuma zishaka kuduca intege. Ndavuga ngo abantu bameze batyo mana ijambo ry'Imana ribasubiza mu imbaraga. Ijambo ry'Imana ribasubiza mu imbaraga. Ijambo ry'Imana ribazahure. Ijambo ry'Imana ryongera ribahagurutse maze bareme bakomere bashikame kuko ari ijambo ry'Imana. Kuko turwana n'abanzi batatu muri iyi si. Turwana na Satani niwo wa mbere, tukarwana n'uyu mubiri twambaye, tukarwana n'isi. Isi bavuga turwana nayo ntabwo ari biriya byatsi sina biriya biti, ariko turwana na sisitemu y'isi, amahame y'isi. Ariko ibyo byose izo ntambara zose Pawulo arangije aravuga ngo Bwana asifiwe. Shoboza byose na Kristo ujumba imbaraga muri izo ntambara zose. Aravuga ngo ushobozwa byose na Kristo ujumba imbaraga zo kurwana izo ntambara kandi akaba ari munesheje. Ndanezerewe cyane guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana dusangira ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 3. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 3. Soma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana rihanditse riravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Reka tusome umurongo ukurikiraho wa 4. Uravuga ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Tugiye kuganira ukuntu kandi ko tugiye kuganira sinje kuvuga niko ijambo ry'Imana rigenda ritubwira, kuko amagambo yose tuganira araha muri Bibiliya. Bwana asifiwe. Amen. Pawulo yaravuga ngo iyo mbwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo ntabwo mbwiriza ibyanjye, ntabwo nivuga, ariko njya kuvuga Kristo, njya kuvuga urukundo rw'Imana. Yesu ageze mu bihe bye bya nyuma kugira ngo ashikirizwe amaboko y'abanyabyaha bamufata bamushikire. Hari ijambo yabanje kugira abigishwa be uhereye haruguru kuri iki gice dusoma, uhereye mu gice cya 16 ukabisoma cyose. Hari amagambo yabwiye, arabwira ngo igihe ndabona kije ndetse kirasohoka ndetse kirashitse. Ngubwo mwe bigishwa banje muri buze gutakana mwese maze munsige njyenyine. Ariko Yesu avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ariko sinza kuba ndi njyenyine, ngo ndaza kuba ndi kumwe na Data. Bwana asifiwe. Aha dusomye Yesu
asabira intumwa, asabira abigisha, kuko yari azi ko bagiye gutandukana kandi bakaba basigaye mu isi irimo intambara, mu ntambara zikomeye. Amaze arabasabira. Uhereye ku murongo wa mbere w'iki gice nimwumve isengesho yasenze. Yaravuze ngo Yesu amaze kuvuga ivyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, kuko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Barasifiwe. Nimwumve rero kindagiye kubwana twasoma, abaho ubugingo buhoraho. Hanyuma aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Amen. Amen. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko aba bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Arivuga mwene na arivuga arihamya, aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Semeni amen. Haleluya. Ijambo tuzakugarukaho kenshi ni ubugingo, ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu. Amen. Asengera isengesho, kuko yarazi ko abigishwa be bagiye gusigara mu kaga gakomeye cyane. Hari aho yababwiye, arababwira ngo igihe kije, igihe kigeze, abisi bazishima, ariko mwebwe abigishwa banje muzababara kandi muzarira. Ariko arababwira ngo nubwo musigaye muri iyi si, arababwira ngo mugire amahoro muri njyewe, kuko njyewe isi mbasizemo narayinesheje. Barasifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo njyewe narayinesheje, kuri ubwo rero muri iyi si ntimwagira amahoro ku bwanyu, ariko arababwira ngo mugire amahoro muri njyewe. Amen. Ngo kuko njyewe iyi si iyi mugiye gusigaramo njyewe narayinesheje. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ukomeje gusoma muri iki gice, hari ahantu yababwiye, aravuga ngo Data, aba nabamenyesheje izina ryawe kandi nzongera ntibamenyeshe. Aravuga ngo kugira mu rukundo wankunze Data. Barasifiwe. Ngo rube muri bo nanjye mbe muri bo. Ayo magambo murayumvise? Iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ni urukundo, kandi udakunda uwo muntu ntaramenya Imana, ngo kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Noneho Yesu avugira ijambo, aravuga ngo kugira mu rukundo wankunze rube muri bo, hanyuma nanjye mbona uko mba muri bo. Barasifiwe. Ni ukuvuga ngo impamvu ibiri ivuga ngo udakunda ntaramenya Imana, ni uko Imana ari. Barasifiwe. Amen. Yesu asenga isengesho aravuga ngo Data we, ubarindire muri iyi si, kandi kuko wampaye, kugira ngo abo wampaye bose ngo baho ubugingo buhoraho. Kandi aravuga ngo kandi ubwo bugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we njyewe Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Reka mbabaza Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, yaranditse ibice bitanu bereye ku murongo wa 11 n'uwa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Buriya abakristo, abantu bakiriye ubwo bugingo, bagendana ubuhamya muri iyi si. Mu nyumve, bagendana ubuhamya muri iyi si. Yohana yaranditse aravuga ngo uko guhamya nuko. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:11-12. Aravuga ngo uko guhamya nuko, nuko guhamya tugendana, ngo nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Ureke babwire bene Data, hari abantu bazashaka kuvuga ibintu bitari byo. Ntabwo turi mu nzira yo gushaka ubugingo. Oya nuko rwose abo mvuga nabizeye, aho ngaho nigaro. Umuntu wese wizeye Imana, umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo, tarimo ashaka ubugingo, kuko ijambo ry'Imana rizakwitubwira neza, ahubwo yahawe
afite Bwana sifiwe. Yohana arandika aravuga ngo uko guhamya nuko ngo nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo buhoraho ngo bubonerwa mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Yohana arandika aravuga ngo ufite uwo mwana wese afite ubwo bugingo. Imana ashishwahiro. Bwana sifiwe. Ufite Yesu Kristo wese, uwamwizeye wese afite ubwo bugingo buhoraho muri we. Ngo nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Imana ishimwe yuko dufite ubugingo kuko dufite Yesu Kristo muri twebwe, kuko twakiriye Yesu Kristo muri twebwe, kuko twamwizeye. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite uwo mwana afite ubugingo, ariko udafite uwo mwana nta bugingo afite. Noneho ni umuntu ku giti cye kwishyira ku munzani ukareba ese Yesu kweri ndamufite cyangwa naterana gusa ariko sindamutunga muri iki, sindamumenya. Kuko kwizera ni ukumenya rwose. Amen. Kwizera bisobanura kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarebesha aya maso y'umubiri yuko ari iby'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Icyatumye ngo bakera bahamwa neza ngo nuko bari bafite ko kwizera. Bahamijwe neza kuko bari bagufite. Amen. Bahamijwe neza kuko bari bafite ko kwizera. Mu rwandiko rwa Yohana ibice 30 haravuga ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, kandi ko nimwizere muherwa ubugingo mu izina rye. Bwana sifiwe. Yesu agenda mu isi yagiye akora ibimenyetso byinshi, yagiye akora ibitangaza byinshi, ariko ngo hari ibitangaza, hari ibimenyetso bitanditswe muri ibi bitabo, muri Bibiliya dusoma bitanditswe, ariko ngo ibi byanditswe Bwana sifiwe ngo byandikiwe kugira ngo twizere yuko Yesu ari we Kristo. Buriya izina rya Yesu abayuda bararigira, nabo babagira abandi ba Yesu benshi iryo zina rya Yesu. Iyo dusoma muri yo dusanga abitwa ba Yesu Yusito, ariko Kristo Imana ashishwahiro. Bwana sifiwe. Izina Kristo rivuga uwatoranijwe, rivuga uwasizwe, uwatoranijwe n'Imana kandi wasizwe n'Imana. Ubuhanuzi bwa Isaya barayivuze kuva ke ataravuka. Haleluya. Aravuga ngo dore umwuka w'Uwiteka ari muri nje, kandi nasigiwe kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Bwana sifiwe. Yohana arandika aravuga ngo ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo, kandi ngo nimwizere ngo muherwe ubugingo buhoraho muri iryo zina. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riravuga mu byakozwe n'intumwa riravuga ngo kuko ntarindi zina ryahawe abantu tugomba gukirizwamo. Bwana sifiwe. Ariko izina twahawe ni izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ariko Mana ureke mbabazi, ese muzamunezerwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu wese ugira umwuka w'Imana muri we mukuru kose yoreka kunezerwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi umwuka w'Imana muri twe niko kubaho kw'Imana muri twe. None se mudumira ngo woka umwana yinjiye hano yamara kama kwinjiramo byakunda se kubaho kw'Imana muri twe ni umwuka w'Imana wo muri twe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe namwe mwiringiye. Pawulo ijambo yagandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo munyaro wa 11 n'amatatu atorwa 14 aravuga ngo niwe namwe mwiringiye ngo mumaze kumva ijambo ry'ukuri ngo ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mwumve, kandi ngo mumaze kwizera ngo niwe bahaye bashyize ikimenyetso cy'umwuka wera. Bwana sifiwe.
umwuka wera akuzamo habanje irindi jambo ryitwa kwizera. Utarizera umwuka w'Imana ntiwoza muri wowe, kandi Imana ntiyoba muri wowe. Ariko iyo wize umwuka w'Imana akuzamo kuko wize. Semeni amin. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ese ijambo ry'ukuri ni irihe? Yesu umunsi umwe yabwiye abayuda, arababwira ngo bababwire ngo muzamenye ukuri. Umunsi mwamenye uko kuri, umunsi mwatahuye uko kuri mukakumenya, ngo nibwo muzabaturwa. Haleluya! Umva bene da, ukuri kurakiza, ariko ikinyoma kikica. Ikinica gusa kirakirisha kigahamba kikazika kikahimbura. Ukijambo Imana ariko yibwira, irambwira ngo umujura kagamo niki? Keretse kwiba, kwica no kurimbura. Umujura ninde? Shitani. Ari ukuri. Ariko Yesu arababwira ngo muzamenye ukuri, kandi uko kuri nimwakumenya niko kuzababatura. Uyandi magambo, uko kuri ni Kristo. Demashwe. Anasifiwe. Uko kuri ni Kristo we ubwe. Kandi yabihamije mu kanwa ke. Yabwiye abigishwa, arabwira ngo bababwire, nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Anasifiwe. Nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora kuja kwa Data njye namutwaye. Ese muzi ko Kristo ari ukuri? Arabihamya we ku giti cye. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abayuda, umva ngo muzamenye ukuri, kuko kugeza uyu munsi mwubakiye ku kinyoma. Ikinyoma cyarabishe, ikinyoma cyarababase. Ariko Yesu arababwira ngo muzamenye ukuri, kandi umunsi mwamenye ukuri nibwo muzabaturwa. Imana ihabwe icyubahiro. Barasifiwe. Ngo babwire ijambo ryo kubaturwa, ngo bumva yuko ibyo avuze bitari byo. Twebwe abuzukuru ba Aburahamu ko tutigeze tubimbataza zundi muntu ari we wese, none uratubwiye ngo tuzabaturwa, ngo nukuhe kuri? Yesu arababwira ngo tubabwire, barasifiwe. Iyo muza kuba abuzukuru ba Aburahamu neza, timuba murimo mukora ibingibi murimo gukora. Amen. Aravuga ngo ahubwo mwebwe muri abaso shitani. Yesu aratuvuga bene da. Semeni amen. Ibo biboneraga muri Aburahamu, ariko Imana itababona. Semeni amen. Inguko itorero ry'Imana, itorero rya Kristo, Imana iturebera muri Kristo Yesu. Ariko arabibwira ngo ni itorero, ni umugeni wa Kristo. Imana yari muri Kristo ntibabone. Haleluya. Barasifiwe. Haleluya. Yesu arababwira ngo iyo muja kuba abuzukuru ba Aburahamu neza, mwamukora nk'uko Aburahamu yakoze. Atariko mwebwe umva mabwire, aho kuyitira Aburahamu yamwe ari muzi ko muraba ibyo gukora ari no mukomora kuri so Satani. Arababwira ngo kuko yereye mbere na mbere Satani ni umunyakinyoma. Amen. Amen. Takuri kumubamo. Yongera kubiranye magambo. Arabara tumamabwire. N'ubivuga ko Aburahamu muvuga atarabaho ndiho. Amen. Atarabaho ndiho. So Aburahamu atarabaho ndiho. Ati murumva mwene Ibrahimu mubaje, mwene Yosefu mubaje ibyo avuze. So Aburahamu atarabaho. Wari uriho wowe useje undi. Umjabona Mariya. Uwo niwe twesheje ubugingo tugiye kuganira. Barasifiwe. Uwo bitaga ngo ni umwana w'umubaji. Uwo niwo gutanga ubugingo, niwo muhesha w'agakiza, niwo muhesha w'ubugingo, niwo twizeye maze duhinduka kuba abana b'Imana. Semeni amen. Arabwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Bari bataramutahura. Niyo mpamvu yagiye ababwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura, kubakure muri icyo kinyoma kiri muri mwebwe. Kandi uko kuri kwari kumenya Kristo, bakamwizera, bakava mu kinyoma, bagahagarara mu kuri. Atukuze Bwana majeshi.
umurongo wa 24 aravuga ngo ni ukuri, n'amagambo yavuzwe na Yesu kandi ararahira, aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Mwumvise ko ntawe arimo ashaka ubugingo, aba afite Imana yashuwaye mwarimo dufite ubugingo muri twebwe. Uwo munsi twakiriye umwami Yesu dufite ubugingo muri twebwe. Yesu ararahira, mwumve Yesu kuvuga akashiraho indahiro, aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanje akizera uwandumye aba afite ubugingo buhoraho kandi tazacirwaho iteka, ahubwo mwumve abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Haleluya! hanze ya Yesu, hanze ya Kristo ni mu rupfu, hanze ya Kristo ni mu kurimbuka, hanze ya Kristo nta bugingo. Yesu arabihamya na kanwa ke, aravuga ngo uwumva ijambo ryawe akizera abavuye mu rupfu ageze mu bugingo, kandi uwo nguwo tazacirwaho iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe kuko yaduhaye ubugingo, kandi ubwo bugingo ntibujya gupfa. Ubugingo ntibujya gupfa. Niyo mubona abantu badusiga, buriya ni ubugingo buba butandukanye n'umubiri, kuko umubiri Petero yaranditse, Petero wa mbere ibice umenya ni 3 umurongo wa 15 yaranditse aravuga ngo uko niko Kristo nawe ngo yapfuye. Semeni amen. Petero wa mbere 3:18 aravuga ngo uko niko Kristo nawe ngo yapfuye apfiriye abanyabyaha, kandi ngo yapfuye rimwe risa. Mwumve ngo umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa. Ariko Petero hano yari yatekereje sawa. Semeni amen. Aravuga ngo kuko na Kristo nawe uko yapfuye rimwe cyangwa yababarijwe abanyabyaha, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa. Ngo amaze kwishwa mu buryo bw'umubiri, ariko ngo ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Yesu yaratukuzo baratifiwe. Amaze kwishwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Ndagaruka kwija ko Paulo yandikiye Timotheo umwana we yabyaje ubutumwa bwiza. Yaramwandikiye aravuga umva Timotheo, sugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye cyane. Imana ngo kugaragara ifite umubiri w'umuntu, hanyuma ngo ikagaragara yuko ari umukiranutsi mu mwuka, hanyuma ngo ikabonwa n'abamarayika, ngo ikizererwa mu isi. Atukuza Yehova. Abamarayika ngo bakayibona, hanyuma ngo ikizererwa mu isi, ngo nyuma yaho ikazamurwa y'Imana, hanyuma ngo igahabwa ubwiza. Imana ishimwe cyane. Paulo abitekereje aravuga ngo ubwira ubw'Imana burakomeye. Paulo barakwandikira mu Tesalonike, umenya igice cya 26 arabandikira arababwira ngo umva Kristo Yesu niwe byiringiro, niwe bwiru bwari bwarahishwe. Mwumve, niwe bwiru bwahishwe, kandi niwe byiringiro by'ubwiza. Atukuza Yehova Bwana wacu. Imana yamizana ubwiru bwayo yari yarahishe, ibugaragaza mu isezerano rishya. Bwavugaga mu buryo bw'amarenga mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya Imana yamitwereka ubwiru bwari bwarahishwe, ari we Kristo Yesu, ibyiringiro by'ubwiza. Imana ihabwe. Paulo abwira Timotheo, aravuga ngo Timotheo, ibyo bintu biratangaje, ubwiru bw'Imana buratangaje. Imana kwambara umubiri, mwumve impamvu Imana yambaye umubiri, mwumve impamvu Imana yambaye umubiri. Semeni amen. Kugira ngo ducungurwe, ikintu cya mbere cyabayeho ni urukundo rw'Imana. Urukundo Paulo yabyanziriza mu Korinto ibice 13 ku murongo wa mbere ukamanuka, aravuga ngo urukundo ngo rubabarira byose, rwihanganira byose. Mwumvise ariko nicyo cya mbere cyabaye, urukundo rw'Imana. Kandi hagombaga kuboneka icyo bita umutambyi, hakaboneka n'igitambo, kandi igitambo kigapfa, kugira ngo haboneke icyo bita ngo amaraso. Kuko ijambo
azaje ku musaraba. Imana se umwuka. Yesu yabwiye wa Musamariyakazi aramubwira ngo umva mada, igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga data by'ukuri bamusenga mu kuri no mu ngo kuko Imana ari umwuka. Semeni amin. N'abasenga bagomba kwisenga mu kuri no mu mwuka. Imana no umwuka. Yesu yaza ari umwuka, tiyari kure ku musaraba, nta maraso yari kuboneka, ariko kugira ngo amaraso aboneke ku musaraba kugira ngo amaraso aboneke, Imana yamayiteza umubiri kugira ngo uzaze ku musaraba ku giti bawutere imisumari, amaraso ameneke, hanyuma haboneke kubabarirwa ku ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ari ijambo Yesu yavuze atarapfa. Yaravuze muri Yohana, aravuga ngo igituma data wanyohereje ankunga, ikimutera kunkunga ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ku bushake, kandi amara kubutanga ku bushake, hanyuma nkongera nkabusubirana. Ariko niko tumutambuza impundu mu materaniro. Yesu yari atarapfa, aravuga ngo igituma data ankunga ngo nuko ngo mfite gutanga ubugingo bwanjye ku bushake, hanyuma yo kubutanga bamara kubona ko mfuye ku musaraba ndapfuye, barabuhwanyije, hanyuma nkongera nkabusubirana nyuma y'iminsi ngahe itanu. Aravuga ngo kuko nk'ibyo ngo nigeze nawe na data rama sekele Yesu aravuga ngo iryo tegeko ryo gutanga ubugingo bwanjye ku bushake nkongera nkabusubirana, aravuga ngo ni itegeko nahawe na data. Ariko Imana ntacyo itakoze ngo tubeho, twebwe twari dupfuye twishwe n'ibyaha, ariko Yesu araza. Ese muri ku murongo twasomye hariya, umurongo wa 4 muri bice 17 umurongo wa 4 havuze ngo warasifiwe, havuze ngo data ngo wubahishe umwana wa, kuko umurimo wampaye gukora nawurangije. Yemwe semeni amen. Narawurangije. Hari ndi bari byo kuri bakavuga ngo umurimo wa Yesu ntabwo yawutaye nzira, ariko ngo yarawurangije. Yesu nawe arabihamya aha muri uyu murongo, aravuga ngo umurimo wa data wampaye gukora narawurangije. Ngo wari umurimo wo kuducungura, wari umurimo wo kuducungura, wari umurimo wo kuducungura. Umurimo ndari baravuga ngo Yesu Kristo ngo abambwe ku musaraba ngo yarangije ibyo kuducungura, kandi ngo tumushime n'umukiza. Semeni amina. Yesu abambwe ku musaraba yarangije ibyo kuducungura, tumushime. Petero wa mbere ibice 3:15 haravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima ya bane. Semeni amen. Aba Kristo, mwubahe Kristo mu mitima yanyu, kuko ari we mwami, utebeneza umwami kandi yubaha kwe ariko muzabami bisi muntu wajya kubaho. Hanyuma Petero yandika neza, aravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, kuko ari we mwami wanyu, kandi mube mwiteguye iteka, mube amagambo, mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabazije impamvu y'ibyiringiro mufite. Hallelujah, hallelujah. Bari abantu bataza mu impamvu y'ibyiringiro byabo, batumva impamvu yo kwizera kwawe. Petero aravuze ngo mube mwiteguye iteka no kuvuga ngo buri munsi ngo gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu ngo y'ibyiringiro mufite. Ese uwo uzanye icyo kibazo, wo gutera icyo kibazo, uwo musubiza gute? Akakubwira nkayambwiye ko ndamo usenga, ko ndamo udaseba amateraniro, ni impamvu nyamukuru yo gutera n'iyi.
ibyo byiringiro biko kwizera bishingiye he? Petero aravuga ngo mube mwiteguye iteka ngo gusubiza bene abo bantu. Yesu nashoboye ubwo umuntu yicaye karama yisubiza karama ngo nje wumbaza no musubiza gutyo ukuhaye wisubizanye Imana igumurisha. Semeni amina. Erega dufite impamvu y'ibyiringiro tugenda abisi batagira. Dufite impamvu yo kwizera, dufite abisi batari babona. Nimwumve Petero wa mbere 1:9. Petero wa mbere 1:9 aravuga ngo kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu niko ngororano yo kwizera kwanyu. Hari amagambo akomeye cyane. Mwumve kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu niko ngororano yo kwizera kwanyu. Bishaka kuvuga ngo umuntu wese wizeye niwe ufite agakiza, niwe wakijijwe mbese, kandi ako gakiza ngo niko ngororano y'uko kwizera kwa buri wese. Kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu cyangwa se k'ubugingo bwanyu. Amen. Ngo kandi ako gakiza niko ngororano yo kwizera kwanyu. Umuntu amaze kwizera, ngiyo isoko y'agakiza. Imana yaradukunze ariko icyo dukora kugira ngo twakire agakiza ni ukwizera. Kwese niyo yabivuze twasomye yavuze ngo nimwizera nimwo umuntu wese wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye uwo nguwo afite ubugingo buhoraho kandi abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Yohana 5:39 aravuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo. Semeni amina. Mwumvira ijambo. Abayuda barafite ibibazo bikomeye cyane. Ibo babirukira gusoma ibyanditswe. Amaze Yesu arabitegereza arababwira ngo umva ngo muja murondora mu byanditswe ngo mwibwira yuko muri ibyo byanditswe ngo arimo mufite ubugingo buhoraho ngo kandi ibyo byanditswe ari byo bimpamya, ariko ngo mukananirwa kuza hondi. Turi kumwe? Ngo mukananirwa kuza hondi kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho, ariko mugahora mwirukanga mu byanditswe mugira ngo ari mu bisoba cyane muraba mubona ubugingo, ariko mukananirwa kunyizera, mukananirwa kuza hondi kugira ngo muhabwe ubugingo. Ni ukuvuga ngo barasifiwe. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana uwo niwe ufite ubugingo. Ntabwo ari usoma Bibiliya cyane, ntabwo ari ubwiriza cyane ufite ubugingo, ntabwo ari uririmba cyane ufite ubugingo buhoraho, ariko ufite ubugingo buhoraho nuza agasanga nyiri ubugingo, agasanga Yesu Kristo akamwizera, aravuga ariko mukananirwa kuza hondi kugira ngo muhabwe ubugingo, ariko byanditswe kandi hari abahanga bazi kubivuga ibyanditswe gutya. Arabashaga Pawulo ati Sawuli mu ijambo yavuze yaravuze ngo biriya byose n'utwato tutagitoro rya Kristo, yaravuze ngo biriya byose nakora biriya byaha byose yaba bisubiramo, aravuga ngo buriya ngo nabikoraga kirinjije ngo ntarizera. Buriya ni magambo no kuvuga ngo umuntu utarizera Kristo Yesu ni injiji. Umunsi umwe Yesu abayuda bamusanga ahantu ku musozi, muzi ko yagenda agakora ibitangaza, agatubura imigati bakajya bagahaga bakishima. Amaze umunsi umwe bareba bamaze kumusanga ahantu ndetse bamwe banyuze inzira ya kure barakebereza ngo bamugera bagatumwigisha wageze hano ryari. Yesu arabitegereza aramo atuma mbabwire ntabwo ibimenyetso mubona nkora aribyo bituma munkurikira munshaka aho ngiye hose. Aravuga ati ahubwo ni ya misi mwenda batuburira mukajya mugahaga niyo ituma munkurikira. Ariko yarabamariye kuko ari yarasize kandi ngo kuko yavuze ngo ko ari ukuri niwe nta kwikinyoma ahubwo kuko ukuri. Semeni amen. Yesu yose kuko yavuze ibyo yabonye mu mitima ya arabwira ngo ntabwo ari ibimenyetso bitangaza ngora sio bitwa munkurikira, ahubwo ya misi bizantubura n'amafi mukajya mugahaga ngo nibyo bitwa munkurikira.
ababwira ijambo arabwira atari ko mabwira nimukorere mureke gukorera ibyo kurya bishira ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho ngo kugeza mu bugingo buhoraho. Mana we Imana ishima cyane. Arabwira ngo mureke gukorera ibyo kurya mushisha mureke se muri ya misima yatuburaga bakajya bagahaga tibashaga kera bashonje ukobona ko ibyo kurya bishira. Arabwira ngo mureke gukorera ibyo kurya bishira ahubwo mukorere ibyo kurya ngo bigumaho kugeza mu bugingo buhoraho. Amaze ngo bamutera ikibazo baramutse se dukore iki tugere dute kugira ngo dukore imirimo myiza cyangwa dukore imirimo y'Imana. Yesu arabitegereza arabwira ati umurimo w'Imana nguyu lazima nashikwe. Yesu arabwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatubutse. Mana we kwizera n'ukwambe. Yesu arabwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Uwo yavuga ninde ni wowe nuko munyeze uwo ni umurimo w'Imana. Amaze ngo baravuga noneho rero Bibiliya ivuga abayuda ngo bashaka bakunda ibimenyetso cyane. Abayuda ngo bashaka ibimenyetso ariko ngo bagira iki ngo bagashakashaka ubwenge. Noneho kuko abayuda bakeneye ibimenyetso ngo baramubwira ngo ese urakora ikimenyetso ki kugira ngo noneho twizere kuko bakundaga ibimenyetso. Ariko abayuda barabambere ni ukuvuga ngo twakomeye ikintu nta kimenyetso kigaragaye. Amaze ngo bamubwire icyo kibazo bongeraho ijambo ni ikihe kimenyetso wakora ko basukuruza batubwiye ko Imana yabahaye umutima uvuye mu ijuru manu bari mu butayu. Ati naho wowe ako mwumva ko cyangwa byo byatumisime none wowe urakora ikimenyetso ki kugira ngo noneho twizere. Yesu arababwira ati mubabwire buriya ntabwo ari Mose uhaye basokuruza banyu manu mu butayu ahubwo aravuga ngo umutima uva mu ijuru utangwa n'Imana. Atuma mabwire aho no kuza gutanganya buriya ntabwo ari Mose watanze uriya mutima aho umutima uva mu ijuru utangwa n'Imana. Haleluya. Hanyuma aza kubabwira ijambo arababwira ngo nimutarya umutima ari wo mubiri wawe nimutarya ngo munywe n'amaraso yawe nta bugingo mufite muri mwebwe. Reka mbabaza none Yesu Kristo ashize imyaka 2021 yari mwisi yarapfuye ku musaraba ariko yakababwira ngo nimutarya umutima wanjye niwo mutima uhesha ubugingo n'amaraso yanjye nta bugingo muzamufite nimudakora ibyo. None twebwe ubugingo twabubonye ubugingo ko Yesu yari muri icyo gihe kandi nawe bakaba bataramuriye uba ari umubiri wiwe ariko ari icyo akavuga mu buryo bw'umwuka. Yaragambira amagambo y'umwuka yubakanyuma mu buryo bw'umubiri. Umunsi we yarabwiye ngo nimusanye urusengero njyewe nzarwuzuza mu minsi ngahe 3 kumwe 2 3 kandi urwo rusengero ngo barwubatse mu myaka 46 rubona kuzura barabata ariko uyu mwana Yosefu azayigereranya urusengero rwubatse mu myaka 46 none aravuga ngo yarwubaka mu minsi 3 noneho akavuga amagambo y'umwuka bakayumva mu buryo bw'umubiri. Noneho urusengero Yesu yavugaga umubiri wiwe yavugaga gupfa no kuzuka ariko bakaba bari ari urusengero rw'i Yerusalemu ariko akimana nziza umunsi umwe arabwira mwumve Yohana 5:33 aravuga munyanganire gusoreza kuri 5 yarababwiye nyine ko bagomba kujya umubiri we bakumwa n'amaraso ye ndetse ngo umubigishwa ngo arabanga noneho aya magambo avuze murinde wayihanganye kwagoye aravuze ngo tugomba noneho kumurya mwumve bama bavuga ngo aya magambo noneho hararemereye ninde wabasha kuyihanganira. Yesu ngo amenya ko niko nabo batekereje abigishwa arababwira ngo tubabwire ati ibyo ngibyo birabagushije bibabereye ikigusha bigiye kubasitaza atereka mbabaze nawe ese noneho mubonye umwana w'umuntu azamuse agasubiraho yajavu atese noneho byagenda bite mwe gucumujwe n'icyo jambo mabwire. Arabwira ati mabwire rero ati buriya umubiri ntacyo umaze ahubwo umwuka niwo utanga ubugingo. Arabwira ati
nubwo mugeze ikibazo cy'umubiri mwebwe ubwo mwamugira ikibazo cyo ndavuga amagambo ntimunyumva mu buryo bw'umwuka arasobanura arabwira ngo buriya umubiri ntacyo umaze ariko umwuka niwo utanga ubuzima kandi barabwira ijambo arabwira ngo amagambo mbabwiye aya magambo mwumvise mbabwiye aravuga ngo niyo mwuka kandi nibwo bugingo warasesiwe aya magambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo umwuka yavugaga se Imana so umwuka se niwe mwuka kandi niwe bugingo tumutumuzwa n'umubiri guze Imana ihagishowe ati namwe Imana ari mbere neza nimwumve rero Yohana 6:44 tukana kumusoza nukuri ndababwira yuko uwizera ari ufite ubugingo buhoraho amen amen uwizera ni ufite ubugingo buhoraho umva rero buriya kuzuka n'ubugingo ntabwo biba mu materaniro ntibiba mu gusura abarwayi ntibiba mu gusura abafushije ntibiba mu mirimo myiza ntibiba mu magambo meza ntibiba mu mihango y'idini ntibiba muri teoloji nyinshi wize ntibiba mu mazina batwita nayo twigita kuzuka n'ubugingo pasi ntibiba muri ibi ngibi ariko iyi ni imirimo myiza itorero rigomba gukora kubera bizeye amen ariko rikabikora bizeye kuko umuntu wese ukora imirimo nubwo yakora imirimo imeze gutatize iyo mirimo ni imfabusa kuko imirimo zizamugeza mu ijuru tuzarigezwamo nuko twizeye umwana w'Imana barasitiwe rero kuzuka n'ubugingo ntibibe muri ibi ngibi tuvuze ariko dore aho biba barasitiwe kukumva ijambo ry'Imana no kugize no kuryubaha ukarishyira mu bikorwa naho ubugingo bukubiri kumva ijambo ry'Imana ukagize no kuryumvira ngo ni ubugingo kuko ari amagambo yavuga n'umwami Yesu semeni amen bene data bakristo bizeye bari mu nzira isha mu ijuru reka soze mbabwira ngo abafite Yesu Kristo bose nta muyuda nta mugiriki nta munyamahanga nta mugabo nta mugore nta muhungu nta mukobwa abafite uwo mwana bose bamwizeye aho bafite ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo buhoraho nta handi bubonerwa ni muri Kristo Yesu Imana yatanze kugira ngo abe umutambyi abe igitambo abe semeni amina ariko mana haleluya ngaho tekereza ufite ubugingo buhoraho muri wowe ese hari aho watebagaye hari aho wasitaye muri ndende ndavuga ngo tugira mu misozi tukagira mu mataba kandi ngaho hose ariko harusha umutima bariko iyo dusabye Uwiteka Imana barasifiwe aratinda kutumva no kuturengera no kongera kudusubiza imbaraga tukeba nimba hari aho watebagaye nimba hari aho wanyereye haguruka dufatanye gusenga Imana haguruka dufatanye gusenga Imana barasifiwe haguruka dufatanye gusenga Imana amazi imbaraga z'Imana zongere zikuzahure zongere ziguhagurutse zongere zigukomeze kuko ari imbaraga z'Imana Mana data twese turi mwe turagushimiye kuko uyu munsi mwiza wakuremeye turagushimiye kuko aya materaniro turagushimiye ko tugiri umugisha nawe wo kuba imbere y'amaso yawe turagushimiye ko ijambo ry'Imana utanze ndakwereka abene data bahagurutse uri Imana ituzi inyuma n'imbere uri Imana izi n'ibitekerezo byacu Imana imenya ibyo twibwira mu mitima yacu ntakigusoba ntakitamenya ntakutazi bagirire neza kandi Imana ishobora byose bitega mu bugingo bwawe barabiraka imbaraga biyereke bitagurure bishurire kugira ngo bongere basubizwemo imbaraga n'intege kugira ngo babone uko bakomeza urugendo urakoze Mana kubagiriye neza urakoze gusanze buri wese kandi umugiriye neza ukamwambitse imbaraga nshya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dukomeye amashyi muri uyu mwanya tuzamuri n'ikigo urabibereye iteka ryose mu izina rya Yesu amen cyangwa nyuma uramusoze uramumata ahose nigo arishumuti wagaza mite igitangaza
turabihabwa ubugingo bureme kandi turubama turasengera buri wese wakandagira mu kiganza abarambuye ukuboko kwabo batanga ituro abarambuye ukuboko kwabo bagira icyo bakora kubw'uko kwizera ijambo ryawe abageze muri iki cyumba bagazamura amashimwe yabo ku byo wakoze imitima yabibwe mw'iri jambo gukora ibikomeye n'ibitangaza ubafashe ubagerageza mu izina rya Yesu amen. Urugiro
tugiye kugenda akandi gakora sikiruse kwama dukomereza mu gisiri. Amen. Hallelujah. Zaburi ya 65 ndagira ngo aravuga mpamvu tuzahuri w'abana ngo nukuza umutuza gusa kubera uzahuri ko tugusabye w'abana tushingira kuri ibyo wakoze natwe w'abana tuje kugira ngo tugushime ari bambo agiye
Thank you.